garafurere ari we Jatije Deo yigeze kutubwira ariko urumva twari abana twumvaga nta gaciro twabihaye ariko uko nkura nibwo nagiye mbibona aratubwira ngo ubundi ngo umuntu ufite amaguru abiri n'amaboko abiri yakabikoresha akabibyaza umusaruro nta muntu n'umwe yirengagiza yego uko umusanze nuko ukuvuga ngo icyo umukeneyeho icyo afite n'icyaguha kabisa atitaye ngo nicyo yari afite cyonyine yego abazungu baravuga ngo urugo ni umugozi twese Imana yaturemye bitandukanye iduha no gutekereza bitandukanye n'imyizerere itandukanye mbese ntabwo tuje umutima nama nta nubwo dukunda ibintu bimwe wakongera ukabakira bakugarukiye ese Bruce Melody we ntiyagarutse ntiyigeze muri ya ndirimbo ntiyigeze kubakenera igeze kubakenera ngo Angelina kamba abo bana uzasanga batandukanye kubera iki aza umwe wavukiye mu gikoma cyabuka urumva ni buri kimwe weekend arajya gutembera ahantu hatandukanye mu yindi weekend ajya ahandi kubera iki amafaranga yarayasanze arayaryohamo ntayo yavunikiye ariko wa mwana wavukiye hahandi arabyuka ajya arahinga aruhinga afite imyaka 8 kubera iki ubuzima nkunda umuntu ubundi uri sociable umuntu wabwira ati none se mana akakubwira ati mbwira mana My channel, my country, my fans. Soma Rwanda TV ni Steven Rwanda. Hano twimanukiye uko mubireba byatugoye tuvuye kure cyane ubu ngubu twageze mu mujyi wa Kigali. Hano twagiye byatugoye tuvuye kure nk'ibisanzwe fans hano twaje iwabo cyamamare ntabwo bisanzwe biratangaje cyane uburyo twaje hano turabatunguye ariko ni karibu cyangwa ntabwo ari karibu ni karibu okay ndabona badashaka kutwikiriza ariko buriya turi karibu kuko turi mu Rwanda rwuje umutekano ndetse n'amahoro nta kibazo hano uyu muntu yari arimo avugira kuri telefone biraza gutangaza abantu benshi cyane uyu nguyu ntabwo bisanzwe gusa benshi ntabwo bari bamuzi uyu munsi baraza kumumenya muraho neza nitwa Steven Rwanda nturutse kure cyane hano nje gusura mushiki w'icyamamare I think bamwita Jatije Deo official bakunda gukurikirana ibiganiro bye bya buri munsi akora documentaire n'ibintu byinshi cyane ni umuntu usoma ibitabo akora akazi kenshi cyane gafasha abanyarwanda njyewe hano nje gusura mushiki we ntabwo muzi araza ko twibwira mwaduha agatebe twaganira niba bishoboka okay good okay cyane yicarira aha ngaha nta kibazo n'ubundi ni ibintu bisanzwe nibyo twiberamo twebwe ivumbi ni ryinshi ariko ntimuvuge ko tutabayeho kwicara tuvuge ko twabasuzumye cyangwa tutabayeho kwicara ariko na kera umuntu yajyaga aza gusura undi agafata agasambi tukita agasambi tukarambura hasi tukicara ubundi izi ntebe zaje na nyuma niyo yayo sinzi impamvu twirukanka cyane okay so ntunguye abantu benshi cyane uyu munsi noneho tugiye gukora ikiganiro ni ikiganiro cyiza cyane twaje turi mu mujyi wa Kigali aka gace turimo kitwa ngo iki agace mu gisanze yego ni Kagugu good hano twasuye umukobwa ndakeka abantu bose babasha kumwitegereza witwa nde nitwa Rebecca Dadira Owera ari umusirimu kabisa hanyuma hano tuje mu rugo iwanyu biradushimishije cyane benshi cyane bari biteze kumenya mushiki wa Jatije Deo ese mu by'ukuri uri mushiki we cyangwa twayobye ntabwo ariho ariko mbaza ibibazo bikomeye gute ariko mbaza ibibazo bikomeye ese mbere yuko mbaza yego
uri kumbaza kubera iki, ni iyihe mpamvu uri kubimbaza, se numara kubimenya ese hari uwakuntumyeho, ese hari mbese nyine nanjye nahita nibaza impamvu uri kubimbaza ni iyihe. Impamvu ndi kubikubaza njyewe naje nshaka kumenya se mu by'ukuri nk'umwana uvukana n'icyamamare ko naje hano mfite amakuru uko byagenda kose nari nyafite ariko ntabwo ahagije. Nka mushiki w'icyamamare Gentil Jode official dukunda gukurikirana buri munsi, mu by'ukuri wowe ubwawe wifuza kuba ese mu by'ukuri kwamamara wawe ubikunda cyangwa ntabwo ubikunda? Ibyo ari byo byose Theo niwe warigeze kwirimba ngo ntawe bitabera kuko bitinda kuza, ariko ubwo nyine petit à petit gake gake ni ukuvuga ngo ntawe bitabera yego, ariko si ngombwa ngo ugende ubivuga, ahubwo ibikorwa byawe nabyo birigaragaza. Kwamamara rero nta muntu udakunda kumenyekana, ahubwo umenyekana mu buhe buryo? Sinzi uburyo washatse kumbazamo, ese ni ukumenya ko ndi mushiki we, ese ni ukwamamara mu buhe buryo? Muri make icyo nshaka kukubwira, tujya dukurikirana ibiganiro bya musaza wawe ndetse tukabikurikirana buri munsi kandi turabikunda. Rero twifuje kumenya nka mushiki we, ese wowe mu by'ukuri waba hari ubumenyi waba ufite mu bijyanye na entertainment cyangwa se hari ibintu waba warigeze ukoraho bijyanye na entertainment? Murakoze. Yego. Ni ukuvuga ngo jyewe kera nkiri umwana, yego, burya ntihazagira umuntu ukubeshya ngo umuntu ngo ahise yiyumvamo impano ngo ako kanya ngo arazindutse cyarakangutse ngo uziko narose ndi umuhanzi we, ngo uziko narose ibi n'ibi, ngo uziko nzabiki, burya nakagira umuntu ukubeshya. Yego. Ni ukuvuga rero jyewe ndibuka nkiri umwana, yego, mfite nk'imyaka nk'itandatu, yego, hari ahantu twajyaga amarushanwa akaba mu bigo, mu nsengero haje imishinga n'ibiki, none icyo gihe wasangaga mbese nkumva ko ngomba kuba nimba ari ikinamico, nkumva ko ngomba kuba kujya muri iyo kinamico, ugasanga rimwe na rimwe ndi umubyeyi ndi gukina ndi kuragura, ntaho nabibonye ariko kuko numva nabishobora, ariko ukabyiyumvamo kabisa, ukagitinga nk'umupfumu, nkagitinga nk'umupfumu n'ubu amanuza ndayafite, hari utuvidewo ngiye mfite, hari n'ikigo bigeze no kumpemba ibigo nka 3 uhaca iminsi bakampamagara bakambwira ati waje se ukadukinira, mbegana uturere dutandukanye tw'abana. Hanyuma rero ngereye muri segonderi, nabwo rero ngenda ikigo nigagamo, twagize gutya nyine uku twiga, ubundi njye nize indimi, nari nzi ko nzaba nyine umunyamakuru cyangwa nyine umujournaliste, za nzozi z'abana nakoze kuze numva mbishaka. Yego. Yewe na special vacances nayijyagamo, ariko ubwo nkumva nyine nzabawe. Yego. Noneho nyuma yaho ubwo hongereye muri segonderi, abantu ubwo mu ndimi hari ibintu twiga bita amanovo. Yego. Novo yose rero twigaga narayishishuraga, nkayishishuramo filime, ari uwagitinza ari umupfumu, hari uwagitinza abeshya, ari uwagitinza akora iki, ibyo byose nkabishishura nkabikoramo nanjye ntuzanjye, nkabikurikira mu Kinyarwanda, nkabikoramo nanjye filimi cyangwa ikinamico cyangwa se udukino dusanzwe. Itwo rero tukafasha ngenda nigira, kuko nkunda kureba abandi bantu benshi nkagenda mbyigira. Usibye wenda ko byaje kurangira nuko umuntu agenda akura akajya mu tuntu dutandukanye, uyu munsi wakoze ibi, ejo wagiye hariya, nyine ugasa naho mbega utabijyamo neza. Ariko ubundi ni ukuvuga ngo ntabwo ari ibintu byaje gutyo, kuba na kera namye nkumva nyine ndabishaka nkanabikora. Yewe nigeze n'umuhengirenge wigeze kumpemba igihembo cy'umukinnyi witwaye neza nyine mu masinema, ariko bigarukira ngo mva nahise njya kwiga, arumva viye ntiwamubwira ngo ugiye mu mafilime ishuri ritarangiye Rebeka, hari akabazo k'amatsiko aho ngaho unteye kuba nakubaza.
uvuga ngo wakuze wumva ko uzaba umunyamakuru kandi biragaragara ko ukiri umwana ntabwo inzozi zawe zirapfa ntaho zirajya uracyafite amahirwe nka 95% kuba umunyamakuru sibyo yego hanyuma se wumva mu by'ukuri uramutse ubaye umunyamakuru ari ikihe kiganiro wazajya ukora kuri radio cyangwa kuri televiziyo waba ukora ni ikihe kiganiro wajya ucishaho murakoze kuvuga ngo jye n'ubundi ntabwo inzozi zanjye zirapfa ndacyarota yego ndacyarota usibye ko ntarazisoza ariko ndacyarota ni ukuvuga ngo rero igihe nikigera ndimo biri kunyakamo mba numva bigenda bigurumana bigenda binyakamo gake gake wumva ari iki kiganiro wagicisha hanyuma rero icyo gihe nikigera ntavuze ariko si kera yego ni ukuvuga ngo ikintu cya mbere na mbere yego nzajya nibanda ku hari ibintu iyo ngiye hirya no hino abana b'abakobwa nkunda guhura nabo batandukanye bafite imyitwarire itari myiza abo bana nzabanza nkorana ikiganiro nabo menye ese ni iki kibibatera ese impamvu ni iyihe ese byakemuka nubwo nanjye nzahita numva uburyo byakemukamo ariko nifashishije n'abandi bantu icyo kiganiro nibamara kukimpa nagiye mu turere dutandukanye numvise nimba ibibazo bagiye babihuje cyangwa ibibatera ari bimwe nibwo rero nzatangira nanjye gushinga gukora akantu kameze nk'aho ari agacano hanyuma rero njye nkorana ibiganiro n'abantu ariko ibiganiro byerekeranye n'ubuzima bwa muntu Rebeka urakoze utubwiye ko uzajya ucishaho icyo kiganiro mu by'ukuri kizaba ari ikiganiro cyiza icyo nakwifuza ni uko wazabigeraho ibyo bintu hanyuma urabona uyu munsi abari benshi babayeho mu buzima bwabo bwa buri munsi bitinya ugasanga ntabwo bashaka kugaragaza impano zabo kano kanya wowe ubwawe niba wiyumvamo impano y'ubunyamakuru waba warigeze ukundaho nk'umunyamakuru mu Rwanda watubwira izina ry'umunyamakuru waba warigeze gukundaho byibuze yego ubundi wenda usibye ko atari kutubona ariko azanatwumva umuntu wa mbere na mbere ndibuka afite nk'imyaka nk'umunani Garafurere ariwe Jatijideo yigeze kutubwira ariko yumva twari abana twumvaga nta gaciro twabihaye ariko uko nkura nibwo nagiye mbibona aratubwira ngo ubundi ngo umuntu ufite amaguru abiri n'amaboko abiri yakabikoresha akabibyaza umusaruro bishatse kuvuga iki impano ufite cyangwa ikintu wumva ushoboye nicyo wakinjiyemo ugakora pana gutandaraza ngo ujya ejo muri biriya bakunzi basoma Rwanda TV ni Steven Rwanda ikiganiro nimenya byinshi uyu munsi twibereye mu murwa twasuye umukobwa wacu hano twari turimo tuganira ku bijyanye na entertainment kano kanya tugiye kujya mu bibazo bitandukanye na entertainment ikibazo cya mbere nkubaza ese ubuzima n'amafaranga ubyumva ute ku bwawe mu by'ukuri iyo umuntu akubwiye ngo mfite ubuzima undi muntu akakubwira ngo mfite amafaranga sibyo birashoboka ko wowe ufite amafaranga ariko ubuzima bwawe buri mu manegeka birashoboka ko wowe ufite n'ubuzima bwiza ariko mu kofi nabwo uri mu manegeka ese mu by'ukuri kuba wagira amafaranga nta buzima ufite byaba byiza ko wagira ubuzima ariko nta mafaranga ufite mu by'ukuri ubyumva ute tubwire se mu by'ukuri ubuzima butarimo amafaranga ni bwiza kuruta amafaranga adafite ubuzima rero hari ibintu abantu bitiranye yego ubuzima ni kimwe n'amafaranga ni ikindi yego amafaranga nubwo hari abantu bamwe na bamwe bavuka tubyita ngo baraharuriwe ariko ntabwo ibyo bisobanuye ko abana bo mu ngaga ari cyo gisobanuro cy'ubuze abana bo mu ngaga ari cyo se igikoma cy'avoka mu gikoma cy'avoka ibintu nk'ibyo ntabwo rero rimwe na rimwe nugereranya uwo mwana ukageranya na wa wundi wavukiye ahantu ntiriwe mvuga dobandi firi dobandi abo bana uzasanga batandukanye
kubera iki aza umwe wavukiye mu gikoma cyabuka urumva ni buri kimwe wikendi arajya gutembera ahantu hatandukanye mu yindi wikendi ajya ahandi kubera iki amafaranga arayasanze arayaryohamo ntayo yavunikiye aranahari yewe ntateze no gushira ariko wa mwana wavukiye hahandi arabyuka ajya arahinga aruhinga afite imyaka 8 kubera iki ubuzima ni ukuvuga ngo wa mwana nakura akagira amahirwe yo kwiga cyane n'undi mugisha Imana yamuhaye mu byo yakoze bya bindi azamenya kumanaginga biha agaciro nagira amahirwe akigira hejuru hari ukuntu tuvuga ngo ningira urugo ningira gutya ugasanga rero Imana yamuha umugisha akabona urugo niba ari umuhungu akabona umugore nyine utari idebe mu mutwe akambyite gutya urwo rugo rwabo uzasanga ari rwa rugo aho kugira ngo azasubira inyuma natekereza gusubira inyuma azahita atekereza cyajya afite imyaka 5 atekereza ko yikoraga ijerekani ya litiro 25 igenda imugwa atanayibashije ye kwifuza gusura muri ubwo buzima ariko undi wakuriye mu gikoma cy'avoka ntabyo azi ahubwo azumva yuko agomba gushaka amafaranga ntanyuma rimwe na rimwe ari igihe atazaba azi naho bayashaka uzasanga baramuteguriye akoresha yayandi ariko bose niba byiza yuko bagira amafaranga wa muntu wa mwana wakuze ajya kuryoshya ntabwo azaca kuri jewe Rebeka ngo avuge ati wenda namba niyambariye gutya avuga ati uriya mukobwa wacu kubera iki wenda arabona turahurira he turi buhurire muri hoteli runaka tuzahurira ku mazi mu mutwe we mu bitekerezo byazarana inzozi z'aba bana bahura noneho igihe rimwe nibikomera rero hari igihe bijya bijyaho bigacanga umuntu ubuzima bukagukubita ariko icyo gihe rero kigezeho uzasanga wa mwana na ya mafaranga na bwa buzima kubihuza bizamugora ariho hahandi azajya kwiruturuva na rya zina se yubatse ryarasibanganye kubera iki afite amafaranga ariko ntabwo azi uburyo mu buzima babaho cyangwa se ubuzima babwubaka ntabwo yubatse edaye nta nubwo yubatse ubwo yarabwubakiwe nimba yarabwubatse ariko uzasanga hari ubwo n'urugo afite rwa rundi navugaga inyuma ni sawa ni ama etaje ni amaki ni amagorofa agiye ageretse baraparitse ariko niwinjiramo indani uzasanga umugabo arara mu cyumba cy'abashyitsi umugore arara mu cyumba cy'abana cyangwa se umugabo agataha bugiye gucya cyese akarara arira ariko nibiba byo ngombwa yuko yafashe bwa buzima akabuza n'amafaranga byose azabinganya ntacyo azarutisha ikindi azomba ko kuba afite ubuzima agomba gushaka amafaranga yumve yuko afite amafaranga bidakuye yuko n'utayafite adafite ubuzima mu gihe rero wa wundi ufite ubuzima udafite amafaranga ahora yifuza ati icyampa udufaranga nkemuze tutubazo n'ufite amafaranga akavuga ngo icyampa ubuzima bwiza n'ubwo aya mafaranga wayanyaka ugasanga rero twese dufite ibibazo bitandukanye ariko ku bwanjye ubuzima nibwo bwa mbere ubuzima nibwo bwa mbere good uko byagenda kose udusobanuriye byimbitse ndetse tubashije gusobanukirwa icyo bita ubuzima tubashije gusobanukirwa icyo bita amafaranga icyo kibazo nari nkubajije ni ikibazo kijyanye na maybe twakita it's like a philosophy ni philosophy hanyuma ufite umukunzi Rebeka arabisetse ufite umukunzi ndamufite urumva ndamufite umukunzi waba hehe icyo kibazo maze n'icyo kuba nkigusubije n'Imana ubu ngubu hari abantu benshi cyane bari batangiye gushaka akanimero kawe tangire barebe ko bakwataka ufite umukunzi ubwo stop babe baretse cyangwa nabo batezemo nta kibazo ubundi baravuga ngo nubwo bavuga ngo bagayera yose ntabwo zirizera n'irizarumba ariko muri kamere muntu tugira amahitamo atandukanye amahitamo yanjye rero
bibaye byiza ntago mukonde wagumukuri byagumuko ewana ariko kubera yuko tutaba tuzi ngo ejo bizagenda bite ese bundi nishingikirije iki urumva kameme ntabwo hano hanyanditseho ngo tumukunzi nta ntuze nambaye ubwo uraza gutanga nimero yawe ko byagenda kose nimero yawe uraza kuyitanga ya niko bimeze ko urumva wowe utubwiye ko nubwo ufite umukunzi bagarira yose ntawamenya ewana wimvugira ibyo ngibyo mu Rwanda ni igihugu cy'u Rwanda ni igihugu cyiza uyu munsi gifite umutekano ku isi ubumva ari igihugu cyakurutira u Rwanda rero hari indirimbo Kararisa Karasira yaririmbye iw'abandi harahanda ni ukuvuga ngo byanga bikunze nubwo igihugu cyacu cyaba ari byo kidafite ubundi igihugu cyacu nkigereranya no mu rugo iwacu nubwo nava hano nkajya gusura nk'umufamiliye runaka wamaze kugafata nitwa umushyitsi nubwo yambwira ati ubaye umwana mu rugo uzajya ugira gutya ujye wisanzura ariko ntabwo bikuraho yuko batambyaye ntabwo bikuraho yuko ndi umushyitsi nubwo nahaba foreva bakahama n'imigabane ntabwo bikuraho yuko batambyaye icyo gihe rero ntabwo bizakuraho ko nibuka ababyeyi banjye bambyaye uko bameze kose nibo bantu bavuga ngo uyu mwana ni uwanjye reka ngere gutya noneho rero bigeranya n'igihugu cyanjye kuvuga ngo u Rwanda nubwo haba hari ibyo dukeneramo ntitubibone usibye ko ari na bikeya ariko byanga bikunze ni iwacu ahubwo ikintu ngomba gukora ni kimwe kugira ngo nanagusobanurira uwambajije ngo ndarukunda nta hantu nakunda nk'iwacu urakoze ni ukuvuga ngo rero icyo nari ngiye kuvuga ibyo bintu rero bitari iwacu bitari mu rugo iwacu mbona ko mbikeneye ariko simbihabona ahubwo mpita ntekereza ese ndakora iki kugira ngo ibyo bintu bidahari biboneke ya right bakunzi ba Soma Rwanda TV ikiganiro nimenya byinshi ni Steven Rwanda nkibagezaho buri munsi mbagezaho ibiganiro byiza kandi byabafasha mu buzima bwanyu bwa buri munsi umukobwa wacu nakomeje kumuhata ibibazo ugira umuhanzi ukunda mu Rwanda yitwa nde uwo muhanzi rero sindahura nawe hari ukuntu ariko ntabwo ngiye kuba nka Joyeuse ntabwo bajya baza kubasura ko ibyamamare hari ukuntu njya mbona bisurana ubundi wenda abenshi biri bubatungure nakundaga abahanzi babiri ariko impamvu nari mvuze ngo biri bubatungure umuhanzi umwe ntabwo akiriho kameme ikibazo ubwo ni Buravan niwe witwa Buravan ni Buravan niwe usanga abakobwa mwaramufiri Imana yaje ntabwo rero ari ukumupfira Buravan rest in peace kabisa warakoze nkunda umuntu bitewe n'impamvu nakundaga Buravan kubera biti yagiraga injyana ukomeza umukunde nta kibazo rero nari mvuze ngo biri bubatungure gukuba nkunda umuhanzi utakiri ariko ntabwo ibihangano bye byapfuye n'izina rye ntabwo umuhanzi apfa nk'iriho hanyuma rero undi muhanzi wenda se n'ibikunda nawe yarapfuye oya byaba ari ibibazo abahanzi ukunda bose bitahira byaba ari ikibazo gikomeye cyane ubwo byavuga ko nera umwaku oya ntabwo waba utera umwaku ahubwo abo bahanzi ni danje nyine tube wanyu undi muhanzi rero ariko nzamubona byanga byakunda ukunda ubu ngubu ntabwo Buravan ntabwo uramusimbuza Buravan ni umwe nakubwiye babiri hanyuma rero undi muhanzi ni umuhanzi bita Bruce Melody cyamamare nanjye mba numva nazagira a voice like Melody amuhunga ijwi yararivukanye kabisa nicyo mukuburi mukundira ijwi
oya si ryo ryonyine nkunda ko ni sociable kabisa nta mutima mubi nta y'umujinya ari hambo kabisa ari hambo ubwo rero nanjye nkumva nyine nanjye bitewe n'uburyo fata abantu nkunda umuntu ubundi uri sociable umuntu wabwira ati none se mana akakubwira ati mbwira mana Rebecca ngiye kukubaza ikibazo ni ikibazo cyiza cyane mu bakinnyi ba filime nyarwanda ndabizi neza ko barahari wambwira nk'abakinnyi ba filime nyarwanda mwaba mwarahuye cyangwa se mwaba mwarahuye cyangwa mukaganira wiboneye n'amaso yawe live n'amaso rero ntabwo narababonye ariko ntabwo nigeze mbasha kuganira nabo ubonye nkande ubwo si bwo nabonye ninde bose barababonye abenshi uzi umuntu ntarabona papa sava se barababonye niba araba mu majaruguru Sabi bijiyo bija urumva kamemo ni kure ariko nabo wenda dushobora kuzahura papa sava we bose ntibasigaye bibera mu mujyi papa sava no mwihariko nawe nyumuntu agafata baza kwibera hano bura sabi ntasigaye bibera mu mujyi cyangwa aracyari wabo cyane ntabwo mbizi ariko byanashoboka kuko urumva kuko kenshi nsigaye mbona akirana n'abantu bari muri Kigali kandi urumva izo transport ziragoye bishoboke rero ko bahuramo hagati na hagati kugira ngo bahure kabisa ubundi bahatwike baza saba ari mu kazi amujama ndaza kuzamushaka muri iyi minsi tuganire urangiye mbona abanyarwanda bespira hari spirit yabashyizemo hari ukuntu noneho hari ukuntu njya nca ku bantu nkabona barimo baramwigana bamuvuga hanyuma mbwira ibintu bitatu ukundira musaza wawe Gentil Gedeon ikintu cya mbere rero kiruta ibindi yego akunda umuryango we nicyo umukundira cyane icyo nicyo cya mbere yego ikindi cya kabiri yego nta muntu n'umwe yirengagiza yego uko umusanze nuko ukuvuga ngo icyo umukeneyeho icyo afite n'icyaguka kabisa atitaye ngo nicyo yari afite cyonyine yego ikindi cya gatatu ni wa muntu kuvuga ngo mu bushobozi afite arabutanga cyane cyane n'ubw'inama n'ibitekerezo kabisa uwo rero niwo mpimbaraga muri ibyo bintu nicyo mukunda hanyuma urabona Gentil Gedeon na Mwanafunzi na bamunana hari abantu bagafashe muri iki gihugu mu byegeranyo b'abahanga tuzi ese mu by'ukuri uretse kuba ari musaza wawe tugiye gufata abantu babiri tugiye gufata Gentil Gedeon dufate na Ismael Mwanafunzi ni abantu babiri sibyo hagati ya Gentil ndetse na Mwanafunzi ninde ukwespira cyane ukumva ibiganiro bye birakunyuza ukumva amatwi yawe wayahoza muri ibyo biganiro wiyumvira ibiganiro by'abo bantu ni uwuhe muri bo uri beradan uri best nawe rero urimo urabaza ibyo uzi ntabyo nzi ariko reka nkubaze wowe urugero barakubajije ngo mama wawe na nyoko wanyu mama wawe yakosheje nyoko wanyu nta kibazo afite hanyuma ibyo ngibyo ese mama wawe uremera yuko tumuhana byanga bikunze tutekereza ati bamanire mama ni ukuvuga ngo rero ujya gutera uburezi arabwibanza ariko si n'icyo gusa kuvuga ngo hagati ya Gentil Gedeon na Mwanafunzi bose njya mbakurikira ariko kubera yuko urumva Mwanafunzi nta hantu mba ndi buhurire nawe ntabwo mba ndi bumubone ukunda umuntu ni kimwe hanyuma bikaba akarusho niyo nibura umubona noneho kuvuga ngo Mwanafunzi usibye kumwumva wenda nkanamubona rimwe na rimwe ariko ntabwo turaganira nawe sinakubwira ngo akunda iki yanga iki nanjye ubwanjye ashobora no guhura gutya nubwo ibyo yanekerezaho niwe ubizi ariko
kuko urumva kamemu yakijijeho afite nyine ibyo anekerezaho bavugisha ukuri yego urumva uko byaba bimeze kose nshobora wenda no kureba uko abikora nshobora wenda no kumva uko abivuga kuko iyo ari kuri kodinga ari nko muri studio wenda rimwe na rimwe no kubireba ubundi Gentil mwanafunze ni nka Messi na Cristiano biragoye kugira ngo uzavuge ngo uyu muntu ngaraha ko Gentil we kubera ko ari blaza buriya muntu agukurikirana ibiganiro bye cyane ariko ko byagenda kose niwe nemera igisubizo ni icyo ngicyo si icyo ngicyo ubwo kuvuga ngo ntabwo mwemera kuko ari blaza oya kubw'ibikorwa bye mwemera kubera yuko n'ubusanzwe nara bose ubundi unakabakunze kimwe nakabemera usanze atari musaza wawe ariko atari musaza wawe ntabwo mwemera ko ari musaza wawe ahubwo mwemerera yuko noneho n'ibyo akora mubona mwinamwiboneye n'amaso mvuga uwonzi uvuga indimi zingahe mvuga indimi nibura 3 ni zihe urumva n'urwanjye kavukire ikinyarwanda urwa mbere kavukire urwa kabiri ni icyongereza ururimi rwa gatatu ni igifaransa ugomba mu gifaransa ugiye kumbwira ngo wabyutse ryari uraza kwimbwira mu gifaransa wabyutse ryari ubwo naba ngiye kukwigisha kandi wowe umbwiye kuvuga indimi 3 nawe ndakubajije ugiye kumbwira ngo wabyutse ryari mu gifaransa njyewe mbikubaza aya uzabanza umwembe none ugiye kumbwira sibyo ugiye kumbwira uturuka he mu gifaransa hari utuntu tugaragaza ko umuntu azi ururimi uturuka he mu gifaransa urumva reka uraza kubibwira urabibwira uturuka he nakabivuze bibwire twumve ko ibintu uvuze nibyo cyane uzi impamvu ntari bubikubwire niki cyane twemeza ko uzi izo ndimi uraza kubipracticinga utubwire aho kantu uturuka hehe mu gifaransa uzi impamvu ntari bubikubwire se ni ukuvuga ngo hari ukuntu tugira indimi eshanu hari n'ukuntu rero tuvanga indimi twatangiye tuvuga ururimi rwacu kavukire noneho umuntu wenda uri butwumve cyangwa se uzatwumva bizasaba ngo amenye byatangiye gute byarangiye gute noneho turatandukanye uko nabivuga siko undi yabivuga abazatureba siko bazafata ibintu kimwe ni ukuvuga ngo icyo gihe ahubwo hari abantu benshi bataza ku kantu bashaka kwigira kuri iyi ni Soma Rwanda TV bakiga bakakamenya uturuka he ndari impamvu ntari bubikore jewe mbabarira byibuze basi ubimbwire mu gifaransa ko ndumva shafuze igifaransa kuri ukuntu nyikunda buriya uturuka he bavuga what bavuga what nabyanze ndari impamvu reka ntacyo utwimye amakuru ariko iyo ngingo turaza kuyigarukaho hanyuma se ku bwawe sibyo witegereje isi ya none isi turimo ubona isi y'uyu munsi n'isi ya kera isi nziza ari iyihe isi ya none n'isi ya kera isi nziza ni iyihe kuri wowe ukurikije ukuntu basokuru basogokuruza grand pa bagiye babaho even now uyu munsi ubona ari uyu munsi na kera isi nziza ni iyihe ni y'uyu munsi cyangwa n'isi ya kera rero icyo kibazo gisa n'igikomakomeyemo gake kubera yuko isi ya kera umva sinarindiho ibyo twumva nibyo twabwiwe ariko ugiye yumva ni ukubyumva mbwira rero ni nk'uko bakubwira ngo intambara ya shikaramu ngo first world war shikaramu iyo ntambara yabayeho se njya mbyumva na bijiyo bija yabaye hehe se ntabwo mbizi ni amakuru nyine ni ukubyumva nose ubwo repubulika ya Zambura ibaho repubulika ya Zambura yabibaho ntabwo mbizi intambara ya shikaramu repubulika ya Zambura bijiyo bija nayo rwose niba wenda ari utunaba nazamo kugira ngo wenda se filimi iryohe simbizi ariko ni ukuvuga ngo ibintu twumvishije n'ibyo twabonye biba bitandukanye ku bwanjye rero mpamvu nabivuze ngo gikomeyemo gake kuvuga ngo iya kera ntabwo nayisobanura neza ariko uyu munsi ariko
ngerageje kubihuza. Yego. Kera hari imico twigaga twize mu mashuri. Ako kera hawe ni ryari kuko uri umwana. Kera hawe ngubu hari ibyo twiga ubu byabagaho kera, byakorwaga kera. Ubwo urumva turabyiga byaranditswe ariko ntituzi ngo ni ibyaryari. Noneho kuvuga ngo ngerageje guhuza ibyo niga byakorwaga kera n'iby'ubu ugereranije isi y'ubu ku bwanjye kuko ariyo ndimo, navuga ko ntabwo iryoshye kuri 70% iya cyane 60 irushaho 10. Ubwo ni 30. Niba uyu munsi ari 70 urumva ya kera ubwo ni 30 kugira ngo 60. Okay, ya kera ni kangahe? 60. Iyo uyu munsi ni 30. 40. Urumva ni ibijanisha nyine. Kwijanisha byose ni kuri 80. Okay, no, turareba kwijanisha kugira ngo bibe 100%. Niba uyu munsi ari 60, iyo uyu munsi ari 60, ubwo ya kera asigaye ari 40. Bivuze ngo uyu munsi niyo nziza kuruta ya kera. Okay, Rebeka wemera ko urukundo rubaho? Rubaho. Ufite umukunzi. Urukundo rubaho umuntu akarara adasiba. Ushingiye ku kise waba uraye se? Ese waba uraye ugakunda? Rero urukundo rubaho ku muntu utariye, ku muntu utagize icyo abona. Ariko Steve, hari ibintu witiranye. Utandukanye urukundo. Yego. Utandukanye n'ubuzima busanzwe. Yego. Cyangwa ibyo uvuga ngo waba uraye wagize gute. Urukundo rubaho. Uzima ni kuvuga ko urukundo rubaho. Wari wabaho ukumva uhangayikiye umuntu. Yewe ntabyo nzi. Ubwo yo nta mutima ugira. Tawe ufite none si uri kukuganiriza so umutima muri kuganira. Ubwo umutima rero ugira. Wagiye mu mutwe. Oya. Urawufite ariko ntago wuzuye yanakwiza. Ako uretse mubaza ikibazo, sibyo? Uramutse uri umugabo ugahomba ibyawe bikagenda, umugore n'umwana bakaguta bakigendera, ukigendera nk'umukene. Nyuma yaho ukazakora ukiyubaka. Uwo mugore n'umwana wazongera ukabakira. Abo bagutaye se? Baramutse baragutaye kuko wakinnye. Buriya ukongera ukiyubaka. Baragutaye kubera kukennye. Nyuma yaho kuyubaka ukaba umuntu kabisa akafaranga kakaza. Wakongera ukabakira bakugarukiye. Ese Bruce Melody we ntiyagarutse ntiyigeze muri ya ndirimbo ntiyigeze kubakenera. Yigeze kubakenera ngo Angelina. Kamba. Hanyuma rero uvuga ngo hari igihe uba aguta ariko wamukundaga. Ariko urumva kabeme yagutaye n'undi nta kari karimo bihumira ku mirari. Ariko iyo kari karimo hanyuma byagaruka kagaruka byagenda kagenda. Wakongera nanone cyangwa erega buriya. Uwo ni wamurika? Erega buriya urugo ni ikindi. Undi arabavuga abazungu baravuga ngo urugo ni umugozi. Natwe reka twe kuvuga ngo ni umugozi ariko haba hariho uruzitiro utagomba kurenga ku muntu wubatse urugo. Yego. Uvuga ngo uwo mugore umeze gutyo uyu munsi yagiye ejo yagarutse nawe hari igihe azagufata nk'umuntu nawe utari nomba. Hanyuma icyo gihe iyo bibaye gutyo inshuro ya mbere imbabazi urazitanze, kabiri imbabazi urazitanze, agakomeza ubona nyine yabikomye ari ibintu yagize nk'imikino. Yego. Nawe agera nyine kwakunda akina nawe akagukina. Urumva yatangiye akina mu rugo nawe ubwawe ageza aho gukina. Icyo gihe rero nawe ufata umwanzuro. Ntabwo bivuze ko ari we muntu wenyine ubaho ku isi wakunda. Yego. Icyo ukora uramwiyibagiza ugashaka undi muntu nubwo byaba mu myaka ubura 10 ngupfi. Ariko ni wowe ugapfa hari umuntu uvuga ngo warakunze. Ukwibagiza bya bikomere byose wandi rwa rukundo wakomeje kuvuga. Rwa rukundo rwa mbere. Ariko nibura mbona nk'ishure ebyiri ku bwanjye bwa mbere akosheje akamenya ko yakosheje akaza agasaba imbabazi nibura wamwakira. Wemeranya n'amadini? Usengera muri edini? Jesangera muri ADPR. Uri umwadepr ashaba ADPR babajya none se ubundi kakubaza ADPR yo mu mujyi na ADPR yo mu cyaro ni hatari burani ADPR zimwe Eglise de Pentecôte du Rwanda ni bamwe ni bamwe ko mbona abanyacyaro bashobora kuba bakijijwe cyane kuruta abanyamujyi.
se burushingira avuga ko bakijijwe cyane kurusha abanyamujyi. Mbona baba babikajije cyane. Mu mujyi mbonamo bamwirekuye nta kibazo. Rero hari ukubikaza, hari no kubikora. Hari ukuntu rero bavuga ngo abanyamujyi n'abanyacyaro baratandukanye. Totally nanjye ndabyemera. Ariko kuvuga ngo hari ukuntu iyo abanyamujyi imyambarire yaho n'imiterere yabo itandukanye n'abo mu cyaro. Aho uzasanga mu cyaro umuntu wambaye ipantaro yabaye ikibazo. Ugasanga nimba ntuye mu cyaro runaka sinanze mu murenge umwe cyangwa se abantu bo muri uwo mudugudu ntuyemo bo mu cyaro bose bazi ko runaka yambara ipantaro. Mu gihe uzasanga mu mujyi nta n'ubizi nta n'ukuzi. Kubera iki ntabwo ibintu babigira fayiti. Rero hari ugukizwa ukabijyamo neza, hari no gukizwa ugendeye ku bantu cyangwa mu kigare. Ntabwo Imana ireba imyambaro, nta n'ubwo ireba gutya, ireba umutima wawe. Hako buriya rero tugira imana zinga. Ku bwanjye nemera Imana imwe, nimba hari izindi zibaho. Hanyuma se kuki hari amadini atandukanye kandi ayo madini akaba asenga Imana imwe? Niba mu by'ukuri Imana ari imwe, kuki hari amadini atandukanye? Ese kuki hatabaye idini rimwe ngo basenge Imana imwe mu dini rimwe? Rero icyo kibazo nanjye nakakibajije, ariko ngerageje uko mbibona. Ubwo harimo kuri mu madini, ni ukuvuga ngo ubundi tuzi idini ryabanje, hanyuma andi aza arishamikiyeho. Kubera ko twese Imana yaturemye bitandukanye, iduha no gutekereza bitandukanye n'imyizerere itandukanye. Mbese ntabwo duhuje umutima nama, nta nubwo dukunda ibintu bimwe. Nshobora kumva muri ADPR nyine nkumva ko nabona umuntu uteze agatambaro yambaye yikwije nkabona ndabikunze. Nkabona muri Katolike nkabona ko igisuko kiri hariya inyuma, ipantaro yayifunze nkabona nibyo nkunze. Undi akabona kwitandira akipfuka hose nibyo akunze. Kubera iki? Imana yaturemye bitandukanye, dukunda ibintu bitandukanye. Ko kwa kundi uvuga ngo amaribori amyate y'umukunzi wawe ibonamo amaribori. Ko urukundo rwabaye urukundo. Rebeka arakunda, urakunda kabisa, arahirwa uzakunda. Rebeka, uyu munsi turagusuye, turaganiriye, ngiye gusaba akantu kamwe gusa. Wambwiye ko wakundaga Buravan, sibyo? Hari n'undi muhanzi ngo ugiye gushaka ko ntabwo wamutubwiye neza, ugiye kuturirimbira akarimbo kamwe ka Buravan byibuze mu masegonda 30. Ka Buravan mu masegonda 30. Yego. Segonda 30 nabaririmbira. Ntacyo mu munota. Ubwo se mbere yuko nkaririmba uramukunda? Njyewe oya, njye ntabwo wapi. Njyewe uzi muhanzi se mu Rwanda, umuhanzi nemera, njye nemera Yago. Buriya Yago niwe unkorera ibintu. Yago from Tabagwe to KGL. Urumva ahantu yavuye ariko? Yago aturuka Tabagwe. Hariya hakurya Nyagatare. From Tabagwe to KGL. Umva ahantu yavuye nawe. None yavuye mu bintu by'ibishyamba, wana mu mafame free. None yaje Kigali arakabafata. Abasanze iwanyu. Buravan wabo ni hehe? Buravan Nyakari Nyamirambo. No mu mujyi. Yego. Rero nikundira abantu b'abanyacyaro. Nayo mabara Yago peace kabisa, ahantu urinda kwemera tu. Komereza ho pull up kuri inyuma. Hanyuma mbwiza ukuri wagiye kunirimbira akarimbo ka Buravan. Mu masegonda 10. Nta kibazo. Bati kuki warawishimiye, bati kuki warana kanyamuneza. Iyo ndirimbo yitwa wiki? Iyo ndirimbo ya nubwo ari ya kera. Indirimbo nini y'Imana ni gospel. Okay. So abakunzi basoma Rwanda TV, ikiganiro cyacu ni Menya Byinshi hamwe na Steven Rwanda. Uyu munsi twari twibereye mu murwa this one hano hari KGL. You see, this is the sister of Gentil Gedeon official pull up. Twebwe tuba twaje gushaka abana nkamwe bafite impano. Njyewe ku bwanjye
nkuko nkunda musaza wawe nawe nakakubonye kuri televiziyo cyangwa se nkakubona warakoze cyane ukora ibiganiro by'ubwenge nubwo mu buzima busanzwe utatubwiye ikintu ukora ariko si ngombwa iyo ni private sibyo ako buriya ntabwo cyabura ubundi ukora iki murimo ubwoko ki uri umujura murimo ki uri umuganga rero njye ndi umunyamakuru wowe ukora iki akazi nkora rero nk'uko bivuze ni private nk'uko utambaza ngo nariye iki ngo nkikubwire ariko wenda icyo gihe nacyo ako buriya kuduhisha akazi kawe ntacyo kandi karahari ko ntabwo umuntu yaba asa neza gutya bibaho se ufite akazi umwana uvukana ufite akazi kandi uko byagenda kose ufite akazi urebe ukora akahe akazi nkora rero ni ibanga bitari ibanga ntabwo ndi umujura bitari ibanga ngenda ndashaka kumenya akazi ukora bitari ibanga aya zanzaka kugira ngarutse bakunzi basoma Rwanda TV we are here from Long to Kigali, from Long to KGL. By the way, we are still working. Make sure that you have made subscribe, make sure that you have made comment and even share from different group you come from. This is Steven Rwanda. Pull up gerageza ukore subscribe. Iyi ni channel y'abamenye icyo kubaho bisobanuye, ni channel y'abazi ubuzima, ni channel y'abanyabwenge, ni channel y'abazi gushaka imibereho, ni channel y'abantu bazi Imana, the creator, the man, the best, the one only, the fighter, the monster, the master, the brave. This is Steven Rwanda. Make subscribe. Pull up. Rebecca, we are together forever and ever. So I need you to come in entertainment because it is the place where you have to develop your talent. Okay. Goodbye. Goodbye.